oya nguyu no mwana anganje no mu rukari utari kuza se ngurebe iwanjye mwana. Okay. Banasundikiye amasuku dore gutyo ngubu nibwo mba nyamara gukora amasuku nari narateka rero. Ko watinze kubyuka. Kagara kano kantu gafite ibiro bingahe ko neza ngiye bose. Ntabwo karemereye mwana. Narakabako kamwe. Ese baba none se ishaka karakirite k'abana ubwo ngo ntikubona. Icyo mwumva ari kubakoresha ibintu by'abana mwana. Kagara kano kantu gafite ibiro bingahe ko neza ngiye bose. Ntabwo karemereye mwana. Narakabako kamwe. Ese baba hari ibintu ngiyo Land Road utaramwishyura utemerewe gukora. Pe gukaranga akumva birahumuye. Ikosa ari utari wamwishyura ntuzi ubwo. Eyo wasama people reka nezere ko meze neza. Abari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo umujyi wa Kigali bene data namwe ndabashuje ntago nabibagiwe aba diaspora kude chapeau. So guys ino muhungu wanyu nyiramasibine makombe nibukaka kubitira umwanzi ari binzega garo muzo kuyimana sinigeze nikuzo namba ahubwo natoye sari sakara mitima ya rubanda vugira ati disability is not inability sigana baye umwana wa Rujama Fund Shop ku isi hose. Yancheze mu bana afite. Gaye kiri ku cyumva. Ese ngo wajya mu bana? Wajya mu bana? Ntabwo ndi umwana ndi umusaza. Nabaza. Washubijwe. Okay. So guys rero uyu munsi Gade ngiye kubona nguyeho ngo yaje ngo kundeba ingoma. Gade none ejo bundi sasa rero tuzi ukuntu nakoze video. Abantu ngiye kubona nka 15 bambira ati Kagara ko twakubuze wagiye. None agiye live nati kuwabuze buriye. Nabwo ate mwabantu mwe nagiye kwishuri ntabwo ngiye kunze kugaragara cyane. Ariko ntabwo nabwo nabataye nk'imfubyi nabasigaye Africa TV kugira ngo uzaje bagira guti bamara irungu. Asi ibintu barabizi ko twahinduye izina. Ko twahinduye izina. Ngira ngo n'ubwa mbere iki nicyo kiganiro cya mbere. Ikiganiro cya mbere dukoze itari Kigali News Channel. Ahubwo yabaye Africa TV. Nyuma muri make wabasobanuye Africa icyo no kuvuga ngo muri make n'umugabane wishimye Afrika yishimye Afrika inezerewe. Ni nacyo kintu cya mbere kwibwe dushaka. No kuvuga ngo izina niyo ryahindutse rwo content ziracyari zazindi. Ahubwo icyo nababwira nuko mugiye kubona ibyiza kurushaho. Ni Africa TV. Kugira ngo mvuge ngo mukore subscribe ndangije. Ndabwira ngo mutangire munayikora no ubu ngubu. Ni ikintu cya danger man. Njye natwereka urukundo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sibyo aba nabo gushimirwa kameme. Ngira ngo ababanye natwe kiriya gihe. Baracyahari ntaho bagiye. Nta naho bazajya. Kagara hano hantu bahita gute noneho mukabyarana? Ahantu ni urabona ni ingoma ariko nje mpita mu rukari. Kubera ikizo kubera iki mu rukari? Avoro nanu yeza mani byadanje ne atuje ameze neza. Hari ibiti nanjye ndavuga ati ariko ubwa mbere urabyibuka ubwa mbere unsura? Wansuye aborira irahirya. Ego. Ariko none urungo nabona ko naje ati naje hano mu biti hano nyine mbona umuyaga. Wabonye hano hepfo doira hepfo n'ishyamba. Sigaye bayeho nk'abazungu none nawe. Sigaye nk'abazungu. Ko nakubwiye ati nzizanye no kuzitura mu ishyamba urabihakana. Uzatura mu ishyamba se Kagara. Abonye ariyo gahunda mane. Ubundi tugomba gutura hano hari ibiti. N'ibiti bana byo rega bura nibera ibiti. Hari ibiti haba hari ubuzima. Haba hari ubuzima. None se Kagara. Tambeshye koko. Ako hari ikibazo cy'amatsiko ngiye maze iminsi ufite. Kagara. Iyo utaza kwiga uburi kubukora iki? Jewe. Iyo ntaza kuba ndi kwiga. Ntarageze n'akanagera mu ishuri. Marine ku muhanda. Kwikomereza. Marine ku muhanda. Ariko nta nubwo ari na Marine man. Waba Marine urabona Marine hari ibintu bimwe na rimwe. Hari ibintu bimwe na bimwe hari gihe nk'urugero ishobora nko kugutwaza akantu. Sibyo? Nyine wenda nimba ari nk'akazi gufite ikagakurira hano igashyira hariya. Ibyo ngibyo ntago ari bubibasha. Ishobora kugutwaza akantu kagatwaye ikirukanka. Yego. Ntago ari buvuduke. Iyo Marine yari kubimeze. Ubwo njewe cyari gukora.
itwaza abantu utuntu cyangwa se no kuvuga ngo kwa kuri Felix nka Nyabugogo aho nyine umuntu ashobora kuvuga ngo reka ngutwaze kano kantu umpe 500 ntabwo by'abana nabitwara ariko ngo yajya kwitwara ipupi by'abana nta muntu buri kintu akora Kagara hari ipupi bikurude ariko nareba iby'abana nubwo bagitwara twazi bitwara ndababwira ati ngati se Kagarara yibera base warigeze ubona n'ubwambure bw'umukobwa ntabwo ati rero nje nitinyira ibirwara ariko niba kuri udukinyizo tw'abana nzagerageza cyangwa itinyira ubwoba mukunda dukize tw'abana twe twaza ngiye ntago ari impamvu sa nuko ngukorera man ariko se ko ngira ngo ubungubu ni icyumweru gifunze hano ni icyumweru kirenga iminsi birajya kuba ibyumweru bibiri haraburaho iminsi nk'ibiri ubungubu uri mu wa kabiri ubundi mu wa kabiri gadi mu wa kabiri walayi noneho urumva bimeze bite ishuri ryasaze rimeze nabi ariko buriya nyakunda kuvuga ngo nyine ikintu cya mbere buriya nibwo ikintu cyaje gikomeye gute habaho kwizera Imana gukora cyane ndetse no kugira gute no gusenga byose ni ibintu bijyana. Uheruka gusenga ryari? Mu gitondo ndyutse. Ni iki kintu uheruka gusengera kigacamo? Kimeretse gusengera kigacamo. Ikintu cya mbere meretse gusengera kigacamo nasize mandi kwibwira ati Mana mfasha nzasubira ku ishuri. Byaciyemo ubu ngubu niho ndi. Ni muri ya minsi ntekereza? Urabona ibyo byari bikomeye. Ya minsi urayibuka. Ya minsi urayibuka. Kandi byaciyemo waje ku ishuri. Saza mumeze mutese? Ni fresh sana. Ewa mama muri mu kazi se. Ewa none neza cyane kweli. Kagara nta nubwo bakumenye. Amafaranga bari kuboneka se. Ewa Kagara nta nubwo bakakumenyenga abaturanyi bayi basi ngukateho nka gutya. Bazose nyange sindanagira no kwega n'umunsi mwe. Kagara muzamu w'umunyenga akatakateho gutya. Muzamutize ku igare akatakate. Ako bazanyengishe ku igare. Muzamwigisha igare. Burakuryiga nk'umunsi nangahe? Bitatu umunsi wose ariko ukanyigisha bukira narimenye sawa kabisa. Ayo mafaranga murayariye? Wowe amafaranga urayariye kabisa umba kuzanyigisha. Nese Kagara ni karibu ni oya ni karibu mani wanje urisanga abonye ko mba ndina hafi y'icyapa karere kangu makumari wazo iki cyapa naragisomye ariko nibuka muri kirazira ziriho nizi kirazira ziriho urumva haba indangagaciro na kirazira. Indangagaciro nibura nk'imwe iriho na kirazira imwe iriho yonyine ntaca ntazo kare mu bigo baragitabuko buri munsi. Noneho uri kumva ugisome uri shaka gara no indangagaciro ariko ziko burya nta byanjye mwa bibaze ko ahantu tuye icyo ariko n'ubundi abari zazindi n'ubundi zabari zimwe gukunda igihugu kirazira kugambanira igihugu kuko ibyo ni ibintu biriho wabibona nawe wabireba base gisome abonye ako mbere yo kugira ngo ngisome ibanze uri hano naje kwiturira hano imbere ubundi umuntu ushobora kuvuga ati kwa Kagarara tuye hari ahantu nyine uredi uhita umurangira hehe ati imbere y'icyapa kiri amadarapo y'u Rwanda urumva cyanditseho ibingibi n'ibingibi ahita amenya hari akarere ka Ngoma abonye umurenge wa Kirungo akagari ka Karenge umudugudu wa ubumwe ndagaciro gukunda igihugu kwanga umugayo ubutwari ubwitange kugira isuku gukunda umurimo ubupfura kudatanga kirazira kudatanga mituweli kugambanira igihugu bumva kugira ingengabitekerezo ya jenoside sibyo kugira umwanda n'ibindi abonye izo ni kirazira zanyu. Utanga mituweli se nawe ajya wowe itangira mituweli oya nje ndacyari kuri mu rugo mwe uracyari ntago ndakura uracyari nje ntago ndakura mwa komeza kubabwira ngo Ngoma is very clean. Nese Kagara tubamanuka oya nguye no mwana anganje no mu rukari ni Nyanza ya Butero ujya wumva wowe kambo kudakinze hose harya kisije wanje no kinga uri gukingira n'abantu Kagara
ntaribi ntabwo byinshi nta kibazo. yes Kagara nizeye ko hano hari icyayi. Nta cyayi gihari. Iriya riteri ni iyawe. mbona se Ah, gana amahoro se kariya kantu umuntu wakakubarije ko ajya buriya barayibaza nayo. barayibunga abo kubunga mwana Ubusaba gateri igeze gaterero Kagame. wewe se nturiye ko ndi mu masuku mwana Ah. urabahamagaye ndi mu masuku ni ntarangiza rero Urayakomeza se cyangwa ubize biranye? Sumbye hari umuntu ujya winjiranye nagira nka gusa winjukanya ngize inzu already mu nzu narangiye gukoropamo hari hasigaye nyine kano gace kahangaha niko urabona ahantu mu gota amasimbi Iyi geto se ubu none hari abantu bajya bavuga ngo gese ngo kagaranga ahantu aba uranga inzu zingango n'iz'abandi gute se njyana impaka inzu nk'inyoni se wumva gushobora kuba ukodesha inzu nk'iy'abana. Agaswigiri ngo gato ngo zibe ngo ni nk'iz'abandi none se uragira ngo mbe mu cyari nk'inyoni buriya bagira ngo ujye kwarika byashoboka mbuga rero mbere yuko winjira mu nzu ngo wakaribu ikamanze nkuru y'amazi aho girayo ugiye kubanza gukoropa zibo. Okay ntacyo kamanze mpagire ngufashe cyangwa yifate nta kibazo. inyifate gusa ndafata muri poti. Okay ngufashe fasha ubwo nanjye umuriro warunshize. Ashaka Kagara iya riteri ifite ibiro bingahe ko numva ngize amatsiko yo akabuko mwana ndaje akabuko kamwe. Baje mu kanya gade we ubuzima uzabubasha ubuzima bwa geto. none se ko nabubasha yari undi muntu wabubashije none se ntabwo burimo kwikorera. None se ishaka karakirite k'abana ubwo ngo ntikubona icyo mwumva ariko bakoresha ibintu by'abana mwana nakoza ibintu byo n'amazina y'ibintu tu ntaboneka ko kondomu z'abana hasi nzapfa kujya kumva ukuntu ibintu bimera ariko mu gihe zitari zaboneka reka ariko gato igitekerezo nyamara leta yagitekereza ntabwo ari leta ibyo ni ibyo bikorera ibyo bikorera ubwo bakareba bagasuzuma niba byaba bikwiye ko n'abana babigira ko bari kosa abana ntabwo byemewe ko bikora ibyo nivuga abana ntibumva abana bumve twe aho icyo ngicyo kandi cyaba n'igitekerezo cyiza cyangwa se why not nise nturi kwiga kugira ngo uzihangire imirimo kubera iki se utabikora ibyo bintu ko mwana habaho gutekereza no kugisha inama ngewe inama ndabazabimfashamo ngewe nta kibazo gitaba gufasha nta kibazo ntabwo imana biriya bintu ngomba kuzumva ko bimeze neza iwanjye nta muntu upfa kwinjira gutya gusa abantu baba bazi ngo iyi gateka ntabwo ijya kubona ntuze ko ndi kuyikoresha urabona iri kumva kandi Kigali bameze mutese n'umwumva vibe z'i Kigali ntagase ase ubisaba kumbura mani nani umwana icyumweru kimwe gusa Kigali ntabwo wabura gukumbura i Rwanda Kigali bamaze kuba kuri gakondo buriya niho habaye kuri kavukire yawe ariko niko bayita mwana munyamyakana mu rugo mwana kavukire ni Rusizi ese Rusizi hera iki cyane ikintu bita ibijumba ikintu bisa imyumbati rimwe n'ibitoki nk'ubu ugereranyije heza y'iki ikintu cyiza ubu ni ibijumba kubera iki se kubera ko nyine ari mu gihe urumva mu kwa cyenda ariko bari no mu gihe cy'itera mani mu gihe cy'itera gutera ibintu by'ibishyimbo ibijumba byerera amezi angahe ibijumba ubundi ni 3 ibijumba byerera amezi 3 ane gutyo kuko niba hari guhenga ibijumba nyine by'ubu ngubu ushobora kuzabikora nko mu kwa mbere mu kwa kabiri nyine hafi aho imyumbati ni umwaka imyumbati yerera umwaka hani igihe unarenga ahubwo
Kagara kano kantu gafite ibiro bingahe ko Uraguterura bose? Ntabwo karemereye mwana. Nakakaboko kamwe. Ese bakubwiye nese bagakora bakubwiye ko ari ibiro bingahe? Oya ngiye simbizi ariko gusa ntabwo byarenga 5. Bitanu nta birimo Kagara. Nkabiri n'igice. Nkabiri n'igice buriya. Nkabiri n'igice. Kandi wambwiye ko uterura ibiro bingahe? 20. Ibiro 70. Diki by'amashashi. Oya. Ase rwa. By'uducupa by'amashashi. Kagara. Happy pe. Mboga. Wakinjira. Ni karibu. Aha. Inzu yawe se ubungubu irimo kacyaye Kagara. Nukura b'inkweto mwana. Ngira ngo urapfa kwengera gucyora. Havese. Kagara. Ni karibu. Mbona karibu. Ni karibu. Kagara. Ndakwemera upfa kwinjira ntabwo wageze ko n'ubushize wazinjiranye. Oya kandi ngira nazisigaga hanze. Ubushize nazikuyemo Kagara. Urabizi. Ahubwo ushaka kuba utabyibuka. Oya. Ariko noneho kandi we. Unaze nisoma amasuku mwana uyu munsi muri weekend. Ngomba gutunganya utuntu. Nuko ngo waramukiye mu masuku. Okay. Bazo nta cyayi gihari gadi. Kagara na Mukaro. Na Mukaro ntayo. Kutari kuza se ngurebe iwanje mwana. Okay. Banasundikiye mu masuku dore gutyo ngubu nibwo mba nyamara gukora amasuku nari narateka rero. Ko batinze kubyuka. Okay. Se twicare heza. Nsiga handi twakicara. Ana muzana kano gatebe kwicara. Ngewe yari yose nayicara nta kibazo. Songa ndi mfite. Ako wazana indi nibi hari. Yari yose. Yose. Yes, welcome in my house. Ubu ni ubwami bwanje. Kagara. Ikibazo cy'amatsiko cya mbere. Ririya dirishya urifunga gute ukayifungura? Ntabwo byo mfungura kuko ntaryo nageraho. Singushubije. Urakoze. Wabonye ukuntu mba ndyamye ndimo ndareba kuri boss wanjye se? Kuri Ruja. Urani Ruja amafone zishoboka isi hose. Ure n'umweru bwose umumva n'ubururu aho n'umweru n'umweru. Adendeze shamanitse. Uriya mugabo se? Uzina ntuzabura ifoto mu nzu ariko mwana. Uzi ko ntafatangira mu nzu? Ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nawe ubwawe utikunda. Cyangwa ko nta mwanya ngira. Oya. Nawe ubwawe utikunda. Nicyo biba bisobanuye. Yeah. Byari bimeze bite se? Yes, meze fresh sana mugabo nakuzanye iwanje. Bukurikije nshatse no hano nakora icyo nshaka kuko ndi iwanje. Mu karima kanje urifata umbaza ibibazo biki. Kuko ntabwo wemere kumbaza ibintu byinshi. Erega wansuye iwanje. Se Kagara. Ni iki kintu cyambere kiba kigoye muri ghetto ku muntu wibana. Ikintu kiba kigoye muri ghetto. Kigorana kabisa cya kintu kiba kigoye sana. Bro yabuze amafaranga arandi road. Cyana gusinzira ntabwo ushobora ndakasingirire. Bro amafaranga arandi road yabuze. No wasinzira se bigakunda. Ntabwo bibaho. Cyangwa iri kubona nko nyine nko ku banyeshuri nkatwe. Nyine biba bikomeye. Nk'ubu urabona dekwe nyine twiguroma twiga ni ibigo bya leta nyine. Teka kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Ibaze ko kuva kwa mbere kugera kwa gatanu kandi ukenera kurya buri munsi. Iri kubona stock na kujya kurunguka ukabona nta kintu na itangiye gushyende. Uravuga ati ndapfuye none. No ndagasiro. Ako se kubera iki barandi road. Ureba akenshi bajya guhuza imico cyane ikintu cyo guterana hejuru baba bagihuriye. Bari muri business. Ngiye ntabwo nyaba blaming. Niyo umuntu aguha inzu yiwe yari yivurnye yarabuvurnye ayubaka. Nyine wemeye kujya kwijyamo uzi kuzajya umuha amafaranga. Kandi abantu ntabwo bagira uburyo bahuza amabusiness. Nyine uko bakora amabusiness biba bitandukanye. Nuko ngo winjize ntiwinjize we ntabimureba. Ntabwo bimureba waje mu nzu iri kuyibamo kandi yarayubatse muvunye. Noneho ese Kagara iyo noneho hari ibintu ngiyo Land Road utaramwishyura utemerewe gukora. Pe ariko iyo mubana nko mu rupangu
icya mbere uzi udashobora gukora landlord y'umwana mu nzu gukaranga akumva birahumuye ikosa utari wamwishyura ntuzi ubwo waba gukaranga iki ibeshye ukarange ni ugutogosa ukabirira ni ugutogosa ubwo nabwo bucece kuko nabwo amenya ko gazo uyifite ubwo naho mwaguruka cyangwa ugahata ibishuka by'ibirayi ukabisohora ntunabijyana babimene urumva icya kabiri ikindi kintu cya kabiri mubana mu rupangu wenda aragiye wenda mwamuvoma nko ku ntuza nyine nk'ahantu hamwe titiyo nyine iri mu ntuza mu gipangu guhura nawe ku itiyo ugiye koga ugiye kuva amazi yo koga byambayeho ariko ntabwo nyine ari ahangaha tu gusa byageze kumba ahantu byari bimeze bite si icyo gihe ubwo narabyukaga ngiye kubyuka ndabyibuka twagiraga classe 2:30 ariko narabyukaga nabyukaga mu masaa 10 aba navuye muri dushe atari yanabyuka uwo wajyaga muri dushe saa 9 none nkazanya muri dushe ngira nkaryama ubwo ngiye nyine nkaza kubyuka mpita nambara mpita nigendera ubwo kandi nkamutanga kubyuka agasanga nagiye ubwo gutaha nukuza saa 8 z'ijoro kandi nabo kamanza kumviza niba atari kuvuga kugira ngo utaza kwita umugwa wanze ikindi ibesha ucurange noneho ucurange nyine umuziki ahara kumva kandi uzi neza ko utaramwishyura umuntu uzi neza ko wakoze koze cyo kutishyura ibeshye kugira ngo twanga ngo turi kurekura imiziki ngo twango hayi yire ku rujya byose byabajanye n'ibyo kumva ko abanza kwica ikindi kintu ngo ntabwo yemeye kuzana umushyitsi none byo nisakireko ngo niba ari umuvandimwe wawe niba ari umuvandimwe nta mushyitsi wemerewe gukandagira muri iyo nzu umuzanyo utari wishyura amafaranga y'abandi ese Kagara ariko urumva hari igihe bishobora kubaho zikumva bikanga uri kumva ariko nyine nk'ubu ngubu nk'urugero ukaba wamubwira ati ariko urazi n'ikindi waretse nkazayaguhera rimwe ari amezi 2 ukwezi gutaha ko nyine mo ndahiga we ashobora kuba afite ibibazo byiwe nyine bindi cyangwa se nyine akeneye n'amafaranga ariko nyine ntabwo ari benshi bapfa kubyangana anyways tuve ku landlord nawe no landlord n'abantu bacu turanabubaha cyane batazangira batazadufata nabi turabubaha especially landlord wanje man umuntu watanje mwiza cyane Kagara ntabwo kumuvuga neza kubera yuko uyu ariko mwana ngiye ndimo ndavuga neza bikuvuye ku mutima cyane pe kuko angana niho hantu hambere aba service nziza cyane muri kino gipangu oya kujya gipangu twebura mutora abajene gusa ntabwo mubana hano landlord oya ntabwo aba hano tu iyi ni site hano bwe kari mu rukari mwana hano ni mu rukari bimeze bite sahandi ghetto ubuzima kwishuri wenda mbere na mbere ndabanje gushimira Imana niyo yatumye nyine niba yatumye ibintu biba so life is a good ni ubuzima bumeze neza nabwo ntabwo ubuzima burabujye bumera neza 100% ura nkuko tubishaka biba bitagenda neza ariko niba bigenda neza mbere na mbere mbanza gushimira Imana iyo yabikoze kugira ngo nongere nisange nyine ahangaha ingoma tu iyo maze gushimira Imana buriya gadi ntiyo twibuga kwacu twiyibagiza muri twe hari umuntu ujya gukunda kuvuga ngo ibintu nta bantu ufite nta bintu waba ufite ibintu kucyumva ibintu nta bantu mu gihe uzumva ko nanaye babwira abantu badukurikiye muzi uzumva ko nta bantu ufite nta bintu uzaba ufite urahamakanya se oya ntabwo ngoganye buriya reka nshimira abantu by'umwihariko abantu ni abantu badanje mani mu buryo burenze tu kuko aka kanya njyewe kuba ndahangaha ingoma reka mbivuge muri ubwo buryo cyangwa se kuba batureba kuri niba bari kuvuga Kigali n'uzica mana yaje Irafrique TV tuzayimenyera ryarira Irafrique Irafrique TV so kuba batureba nyine hari uburyo baturebamo ntabwo ngiye kwigira wakaka naka ngo uko batureba nyine ngo byose ni zero oya ni umusanzu ukomeye cyane kuri twebwe kandi bikagira ute bikanadufasha
si twe gusa kuko hari n'abandi bantu bifitiye iki inyungu. So rero mbanje gushimira abantu akenshi reka mvuge muri rusange ariko especially abantu badukurikirana kuri Hera Afrique TV. Ibintu byagoranye kuri Afrique TV. Abantu badukurikirana kuri Afrique TV ni abantu badanje cyane. Coup de chapeau. Njye nyabona kuvuga ngo man nyine nabona ikintu nyine navuga ku bantu tu kuko abantu man bagiye bakora ibintu bya danger man. Aho man ushobora kuba wagira nko ku munota wanyu muvuga ati no ibintu bizakunda man. Ari ukajya kubona umuntu akubwiye ati mwana wa mama hano hantu ko ari ikiraka cyangwa se yameze gutya na gutya ikiraka niwaza ukagitera ukabona ayo mafaranga makeya akagufasha. Tuje cyaka nyirangiye n'umuntu man sibyo kandi njya kugikora nkabona amafaranga azamfasha kubaho amfashe kubaho ngaha ku ishuri nzimana nige neza meze fresh sana sibyo. Urumva ibyo ni ibintu bya danger. Aho niho rero abantu nyine barengeye tu nyine abantu bararenze mwana kandi ngiye nyafata umwanya nkanabashimira nkanabasengera man. Yego navuga ati Imana ijye bahereza umugisha. Mukuri abantu badukurikira turabizi ko ni abantu b'ingeri zitandukanye ariko ni abantu badanje bafite ongera ngo bafite kuko nuvuga abantu badanje danje irimo ibintu byinshi bikubiyemo ibintu byinshi. Yego ni abantu bafite umuntu. Ikindi ikintu kiruta ibindi byose baratureba bashyizeho umutima cyane pe. None ikintu cyo cyane umuntu yanabashimira none byimaze. Iki kintu ni ikintu cyo gushimirwa. Ni ikintu cyo gushimirwa turabibashimiye cyane. Nkuko wari ubivuze hari dukoze ibintu abantu babireba ejo ntabwo twasubira reka sibyo cyabuzwe turi gukora iki nyine ko byaba birangiye man. Ikiriho cyo turabashimira. Yego turabashimira cyane pe kandi man bakomeze nyine batwereka urukundo badusapoting mu byo cyangwa ubundi. Twebwe ikintu gihari nzira cyari ndende kandi twebwe turacyakomeje inzira twatangiye nta nubwo twenda kubura ngo mutubure bazatwangana ko twari tumaze iminsi tutameze nk'aho dukora ntabwo ari ku mpamvu zacu ariko navuga ko gutyo ibintu bimeze nk'aho byasubiye mu buryo. Yego yari Kigali News Channel yahindutse Afrique TV nagiye mbivuga umugane wishimye pa. Kandi buriya kwishima ni ngombwa mu buzima kandi buri wese arabikeneye cyane. Yego buri umwe wese arabikeneye na guhindura izina ako turacyari babandi. Twebwe no kuvuga ngo niba YouTube channel yacu yari Kigali News Channel iganduka Afrique TV ntabwo bivuze ko content zahindutse. Nubundi content ziracyari zazindi uko dukora biracyari bya bindi kandi twanabikunda noneho byagutse oya niyo ntego kandi ndabizi ko abantu badukurikira bazabidufashamo. Kandi utureba rwose ni tubahorane nyine tubahorane kandi ikintu cyo ntabwo tuzigira tubatenguha. Oya ntabwo batenguha oya yafuyu kandi nyine turitare kugira ngo tubazanire ibyiza. Urumva hajemo izo mbogamizi zo kuzitangira ry'amashuri ushaka ukuntu ngera ku ishuri. Yego hazamo n'izindi gahunda nyine zitandukanye. Gahunda nyinshi ubuzima bwa kabishwe nawe uravuze nkana ubuzima bwa kinyeshuri nyine abareka danje ariko mani mu kwizera Imana byose yabishoboye kandi n'abantu bacu nabo ntacyo tubashinja. tubashinja. So ubuzima hano bimeze neza wageze ku ishuri. Ni kuvuga ngo nyine nageze ku ishuri ubuzima bumeze fresh. Ntabwo ngo ntabwo bimeze neza ijana ku ijana kuko nta muntu ujya neza ijana ku ijana none ntabwo ubwo sinzi ukuntu waba umeze. Uko birinda bishimira Imana kuko hari n'ababuze mwana nuko ndiho urumva nabari kuvuga ati waduha basi nariko tukagira n'ibiki ariko ngise ndi iki mwana cyangwa se ndinde uko udashima Imana. So ndashima Imana rero kuba Imana naragarutse byari bikomeye gadi urabyibuka gadi byari bikomeye nane byari bikomeye ariko Imana yarabikoze Imana yimbaza. Ubu ngubu se uhinjiye mu wa kabiri. Ninjiye mu wa kabiri. Imigambi mishya intego ni izihe bimeze bitunguye? So navuga ko buriya iyo umwaka urangiye
ugira izindi ntego nyine usetinga. Muri entrepreneur nicyo dukunda kwita goal. Kuvuga ngo ni goal kukumva neza igihe kirekire. Ntabwo navuga ngo no objective kuko objective ni zo mu mezi. Goal ariko nzi igihe kirekire. Rero ni intego nyinshi. Intego ya mbere ni ukurangiza nyine wa kabiri. Kandi nkoresheje imbaraga zanjye zose uko zingana. Indi ntego ya kabiri ni uko inspire abagenzi banjye bafite ubumuga muri rusange nabo bakaza bakiga man. Nibyo nabyo mura nifuza mu buzima, iyo mura nifuza kandi man twebwe isi turimo cyangwa se igihe turimo, njyewe ntabwo nzagenda hari ahantu ngo nemere ngo njyewe ndarenze kubera ko ngo nagiye mu kabari ngo nywa amakesi 560 ngo y'inzoga. Njye nziyemera kuko nshobora kubona naragira umuntu akamaro. Byo kintu cyadanje tu. Njyewe kwiyemera kwiza nuko nakemera mvuga ati hari umuntu uko byasa kose nagire gute nagiriye akamaro. Yego. Niyo mpamvu ujye kubona kenshi n'inspire abantu bafite ubumuga kuko mani nzenze ibibazo nyine duhura nabyo ku bwacu. Kuko nanjye kugira ngo mvuge ngo ngeze mu kabiri kaminuza mani nawe nasirago nyinshi cyane mu buzima tu. Nagarugenda kwigoroshye. Ntabwo urugendo rwigoroshye nakunze no kubivuga cyane. Nta nubwo rwe rwanarangiye n'ubu buracyakomeje gusa nyine hari feedback zigenda zigaragara nziza. N'ibyo bintu narabiciyemo rero uwo ufite ubumuga we kumva ko nabyo bintu utabicamo. Mani muve mu mihanda gusabiriza cyangwa se ngo kugera muteze amaboko ku bantu ngo mwicaye ku muhanda abantu babaciragura mu maso babita abantu kugira ngo babite abantu mani. Ni muze tukurisha ubwonko bwacu. Imana yaduhaye imitwe yo gutekereza. Ushobora kubutana wenda kwiga ntibyashobotse. Wenda ayo mahirwe ntabwo yagize. Wenda utacuruza amayinite se. Kugada amayinite asaba imbaraga. Hari nk'ibintu ngiye nk'ahantu tuye n'urugero rwo ngiye gutanga ariko. Umuntu ntabwo umwana umwe agenda akarangura ibisheke. Undi akaza akabicuruza hano kurya muri quartier. Yes. Kagara ntakubeshye buri bushaka y'igisheke saa 7 ntacyo wabona. Wagikura ise kuba byashize. Araza kicara hano akituriza. Akabikata wagikenera akakiguhereza. Akagitwara. Akakiguhereza. Urumva urada ayabikataguye biri nko mu kabase ko. Ikiriho. Hari utuntu twinshi cyane umuntu yakorera hari kandi cyane twinshi cyane. Urumva ntabwo twakwirengagiza yuko ubushobozi ari hatari. Yego ndabizi. Ariko burana none gutekereza icyo kintu ukakizereramo nicyo cyambere nyine kugira icyo gitekerezo ukakizereramo buriya hari ubushake n'ubushobozi buraza man. Ariko se urabyuka utekereza ngo kubona ku nyine kugira ngo mbeho no kujya kwicara ku muhanda ngo nsabe tayari nyine ntago bizaba ari ibintu bigaragara neza muri societe kandi ibyo bintu ngiye nibyo ntameze nkaho ntago mbishaka kabisa kuko twe bwacu nyine bisigaye nyine bitera isoni man. Naho bwe story yuko nageze kujya kugura imyenda ahantu ni isoko umuntu arangije arambona arambwira ko ese ngo niba ngo waje gusaba ngo agene hari abakaguhereza. Yari umuntu w'umugore man. Ariko urumva iyo nishusha abantu bageze gute bamaze kudufata. Abantu bafite umugana abantu nyine bagira gute bagira amasoko bazenguruka basaba. Ndamubwira ati so bwo wambwe nkaguhereza niba ushaka ngo. C'est ça. Why not se nanamu? Ego. Rero tugomba guhindura imyumvire. Sinako gusabwa tugomba kuyihindura. Nimvuga abantu bafite ubumuga twese muri rusange. Nabwo nahita ngaruka kuri twese. Nawe umuntu udafite ubumuga ugomba guhindura imyumvire. Ese niba ugiye kwita umuntu mana umuntu ikintu kandi ari umuntu ngo uratekereza ko ibyo bintu biri buze kutamugiraho ingaruka se? Ni kwa kuntu umuntu uzasanga nyamara yarafite vision ariko atangiye kugira gute kwiheba. Atangiye kumva ko muri we nyine nta kintu na kimwe ashoboye. Already yamaze kumva ko ari ikintu nyine. Sibyo? Naho ubwo nimwe mwakamotive abantu bafite ubumuga nabo bakwimva ko ari abantu bakagira gute bagakora. Ubwo ni nko kubakururira muri society. Yego, umva. Kakandi ushobora kubwira umuntu ufite ubumuga ati ngo no wige mu kigo cy'abantu badafite ubumuga. Bro akanga ngo baranseka. Ngo usenga nzajya ntambuka ngo ubone ukundi kugenda ngo wanseke. Urumva? Nje ahubwo ndetse ba numva naba ugisoro cyiza bya danje. Kuvuga ati ariko ndarenze wallahi. Urumva? Kuko man amaso yose abakuri. Yego.
avuga ati jone twabivuze njye na wa muntu wanjye tuba twumva twabaye ibyoki bya dali Kagara yes urumva so njero man njyewe ikintu cya mbere kubana n'ibya mbere kandi kugira umuntu nabyo bikarushaho gusa nanone twiye kubaho nk'abantu kugira ngo tube nk'inyamaswa cyo kintu cya mbere ntabwira abantu kuko uriho none ariko ejo ntabwo uzi kuza ejo ntabwo nari mfuye gade na sinabikubwiye ndabizi impanuka ntiyari nyinshi yaranya Nyabugogo ariko Imana igiza kigira gutekinza akaboko abantu benshi bashaka ko batanabimenye ntabwo abantu babimenye umunsi wo kujya ku ishuri ni hagashya kabaye mpamvu biteye Nyabugogo bro ni kuri moto barangonga urw'amahirwe naravunitse akaguru n'akaboko gusa bimara iminsi mike nyine nakizaho amabani nshyira n'amapomade n'ibiki nyine birakira gutyo ngo umeze wabonye ko n'akariteri ngaterura ameze fresh urumva n'ibisirago umuntu abagiye acamo Imana ibihari natwe nk'abantu tuba duhari cyane sibyo abantu kubaho ni ukubana sana ikiriho cyo ahantu nyine hari ubumwe hari ubufatanye hari ubushake Imana nayo ibihari Kagara ubwo rero ajya we nakubwira ngo courage cyane amasomo meza oya ku masomo meza n'ejo bundi abantu bazajya bazanaza banansure man hano so ngo wakemera ko umuntu aza why not bro ndayishi cyanga none se ariko mwana abantu baransetse none se ndayishi ahantu ngo kugira ngo uribuka ko hari umuntu ese ni ngombwa kubivuga hari umuntu wagiye kureba mu mararungu atarazi wabo aturutse ahantu kure akagenda akagira mu rugo agakomanga yongoreka tete yihoreye ariko nyine birashoboka iyo birashoboka abantu bazansure man nje ntabwo njyamisha ahantu nose ndahisha ngo bitagenda aha ni wumva niho mu rugo ni wiwanje ingoma ese Kagara akabazo kanyuma dusoza yego ni uwuhe mwihariko hano ingoma nyine ni uwuhe mwihariko w'akarere ka Ngoma igihe uhamaze igihe kitari gito ni ikihe kintu gitandukanye gishya cyangwa se cyiza gitangaje umaze kubona ikintu cyo gitangaje ni uko abantu bari abanyamahoro nyine uburyo abantu bafatamo ntabwo ariko bari nyine abantu bari abanyamahoro n'abantu nyine basabana tubakunda abantu ikintu cya dani ikindi kintu kindi ingoma haba ibitoki burya ewana ushobora kurya ibitoki kuva kwa mbere kutaha ku wundi wa mbere ntabwo biba bihenze nyine nk'i Kigali cyangwa se ahandi hantu ubwo mvuze ku byo kurya ndetse mvuga mu buryo bw'imibanire n'abantu ubwo kirima yo ni ibisanzwe kirima ni ibisanzwe rimwe na rimwe harashyuha ariko nijoro hajya hakunda gushyuha cyane cyangwa se nk'izuba ryavuye ku manywa harashyuha umuntu akikura ibyo ngibyo ni ahantu henshi kabisa so Kagara amasomo meza rero courage cyane mwana wanjye nzajya nsimbuka nka gutya nze nkutere peace weekend nsura no se aba Rafike bakunze ba Rafike TV turahari ku bwanyu ntabwo muzigera mutubura so ngo reka tubwire abantu ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze ibarinde cyane mutabagiye gukora subscribe kuri Rafike TV ibiganiro byacu nakomeze tubanye